hari n'abandi rero kese bandi batazwi ubwo hajemo kuzamo abacuruzi nabwiye bo muri cike hajemo umugabo rero wari ufite ubukwe ku wa gatanu pole kuri we yiteguraga ubukwe bamutumije bamubwiye ati rero ntuza gutaha abwiye umudamu biba bibi cyane abantu bakora muri ciki barabizi ubwo bari babwiteguye ku munsi w'ejo nawe n'umukunzi wa Peru uwo mugabo oya we yagiye muri ya kesi zo kwigura ikiriho uvuga nuko babonye abanyamategeko uyu munsi barabonana nabo bamenye kesi yabo y'abantu babakurikiranye akenshi burya no muri weekend usanga izi gahunda ziba zidakorwa cyane wenda z'abantu bamenye kesi yabo n'ubyo bakurikirana je umunyamategeko anafasha umwe muri abanyamakuru bose bakore procedure z'akazi kabo kugira ngo kaprotejwe urumva ko bacyabazwa nago baraba abanyabyaha basobanuye ku kazi kabo bandika baruwa mu munyamategeko wabo bavuga ati abanyamakuru abanaba impamvu bafunzwe niki mwe mubarekeye ku kazi kanyu batanga ibisobanuro by'impamvu bafunzwe ubwo no bicanye no bijye muri procedure nyayo yo kumenya ibyabo ariko mu RBN murashaka umunyamategeko wariga nivuga ati tugomba kumushyiraho kugira ngo akomeze akurikirane dosiye nubone n'itangazamakuru cyundi nawe nuko nguko ariko RMC bamaze gutera intabwe ku munyamakuru yavuga ati turashaka ufasha abanyamakuru kugira ngo basohoke. Iyi ni breaking news ani amakuru mashasha tumenye kwifungwa rya Rugaju Rigani ndetse nabo bari kumwe burya ngo nabwo ari bari yabonyene dusanze hariho abandi bantu bagira kuri 30 nabo bariko barashinjwa icyaha kijyanye na kiriya cya Rwandeya ngo byagenze gute rero. Hari umusesenguzi w'umunyamakuru twahamagaye niwe yatubwiye buri kimwe cyose cy'ukuntu abo bantu bose uko bagera kuri 30 ibaze ko harimo n'umugabo yaragiye yarafite ubukwe kwa gatandatu w'iki cyumweru nawe ngo yahamagajwe mu kigo cya gisirikare nawe ngo ajye kuba hamwe na Rugaju Rigani ndetse na Rikari. Uyu munsi kubiyerekeye bagenzi bacu urumva uciye muri RMC ku munsi w'ejo babahaye umunyamategeko Scovia amaze kumushakira abanyamategeko uyu munsi bivuge ko ariko baza kujya kubonana n'abanyamakuru. Update rero kugira ngo abantu bajyanwe imbere y'ubutabera babazwe ibenda ibyo bari kubaza kuko baracyabazwa na n'ubu barakitaba ibyabaye kubazwa bigiye mu nkiko wenda bagire groupe yose kugira ngo batangire bavuge ngo runaka yitahiye cyangwa se kandi turasanga icyaha cyane nacyo groupe y'abantu 30 shaka ari Faustin paka bose bamaze kugeramo urumva kugira ngo batangire bategure uko abagiye babazwa bagenda bamwe bavuga ati we twasanze nta case isohokere. Abantu rero bari mu guhiga 30 ubu bamaze kugenda bageze hafi kuri 20 bamaze kugenda bamaze kugeramo. Ntagari icyaha cyo kuvuga ngo nk'abahungu bagiye Tanzania ku match ya Azam wabibona kuri piramide ariko nababwiye ko na match ya Azam hari abazabazwa hari abajyanye na peace mu kugaruka bakaza uwitwa Madame Georgine akaza kabegera cyangwa n'abakomisiyoneri be bande aho dufite indege ya make uwo ufite amadolari 150 wayazana tukagutahana mu ndege. baritegeye na bisi bagenda. Abo batanu muri bo bishyuye amafaranga y'indege barimo abo mu ntare bane n'undi musaza umwe. Abo bafashwe ku wa gatanu nabo basanze y'abandi basanga mo Thompson wari ukiri hanze na Dada nabo bagiye ku gatanu. Dada ya mukobwa ujye ukora muri protocol ya APR wa Kicukiro ya nawe wa Kicukiro kibazo wawe baramuza ariko abareba APR ku kibuga bahari kandi amazimu niki akesha yanakenyeye abo nabo bagiye bajyamo. Hari n'abandi rero kese bandi batazwi ubwo hajemo kuzamo abacuruzi nabwiye bo muri cike hajemo umugabo rero wari ufite ubukwe ku wa gatanu pole kuri we yiteguraga ubukwe bamutumije bamubwiye ati rero ntuza gutaha abwiye umudamu biba bibi cyane abantu bakora muri ciki barabizi ubwo bari babwiteguye ku munsi w'ejo nawe n'umukunzi wa Peru uwo mugabo oya we yagiye muri ya kesi zo kwigurira amatike kuri Lambert kuri Yamaki kuri Black Noir barabumurizaga bakabungabo muri ciki bacuruza ntabwo ari kuri Lambert ni kuri Black Market uri kubiba byemewe abantu bacuruza amatike ku ruhande nyine bafataga ya Minadefu wowe post bakwitira kugiye nyine bakabwira Rwanda yako hari Minadefu igusabira
wowe ubwo ntubivanga habaho abantu bacuruza oya ntago ari bariya none hari muri za ntago ari ibyo ngibyo hano muri za UTC usanga no muri iyi nyubako hari uyacuruza bitari kuriya rero we byari bimeze we poste bazaga nk'umuntu akubwira ati aryo ugiye kugenda hanze okay itike yawe urashaka itike yihe yo mu gihugu ati wenda ngiye kujya Dubai sibyo ati genda gushakira itike y'amafaranga $200 sibyo ukambwira ati genda uyizane ugahita ugatsana passport yawe n'izina ryawe ugahita uryohereza nde penini peni agahita yisaba muri Rwanda urumva wamara kugera ugahita bakubita amafaranga ariko icyo gihe we amafaranga akajya kwa penina akajya kwa bishobora no kungana yego ariko Minadefco bariyo yishyura umunsi wayo itikirahenda ariko iyo ibigo bya leta barabyoherereza urabizi ubwo rero ayo matike yagiye yibwa gutyo abantu rero harimo n'abantu muri basket baraswe bakora komisiyo y'ayo matike warabatubwiye ngo bakaba bajya mu ngendo zabo zisanzwe umuntu akigira nko mu bushinwa akabikora gutyo ubwo rero kuri information duhaye nuko umubare waba bifuzaga bagomba gutanga amakuru nibo bari bakenewe ubu bageze muri 22 harabura 8 ahubwo hasiga 8 abo se bari he nabo urumva bamwe bashobora bataraboneka n'iki byose hanyuma ubwo kuri bagenzi bacu wenda kuri information n'ababa bakeneye kuri radio ikiriho uvuga nuko babonye abanyamategeko uyu munsi barabonana nabo bamenye kesi yabo y'abantu babakurikiranye akenshi burya no muri weekend usanga izi gahunda ziba zidakorwa cyane wenda z'abantu bamenye kesi yabo n'ubyo bakurikirana jewe umunyamategeko anafasha umwe muri abanyamakuru bose bakore procedure z'akazi kabo kugira ngo kaprotejwe urumva ko bacyabazwa nago baraba abanyabyaha basobanuye ku kazi kabo bandika baruwa nk'umunyamategeko wabo avuga ati abanyamakuru banaba impamvu bafunzwe n'iki mwe mwarekeye ku kazi kanyu batanga ibisobanuro by'impamvu bafunzwe ubwo noneho bicanye noneho bijye muri procedure nyayo yo kumenya icyabo ariko mu RBN murashaka umunyamategeko wariga nivuga ati tugomba kumushyiraho kugira ngo akomeze akurikirane dosiye nubone n'itangazamakuru cyundi nawe nuko nguko ariko RMC yamaze gutera intabwe ku munyamakuru yavuga ati turashaka ufasha abanyamakuru kugira ngo basohoke ngo abanyamakuru ubwo nabandi bose ko muri weekend ababyeyi benshi barabasuye nabandi cyo bakora bagenda bashaka wenda muri weekend ababyeyi babo benshi barabasuye abafite ababyeyi babo nabandi bafite famille zabo bose barababwiye ati ntabwo abantu baboneka barahadirwa ngo bavugine ariko abanyamategeko ba RMC bo bamaze kwemererwa kujya kubonana nabo bashaka kuvugira reka twizere ko rero bizagenda neza ibindi bya case tuzabaza abanyamategeko kuko atatu bari bivuze kuvugana n'umunyamategeko ariko ejo tuzashaka umunyamategeko adusobanuriye bimeze gutya bigenda bite ubwo se hari icyo we yabisobanuraho akubwira gute se uzamwumva ariko se wowe ejo uzi umunyamategeko mubaza ingingo amategeko yose agira ingingo none wowe tubwiye ahubwo ibintu numva bisobanutse aho baravuga bati dukeneye kubabaza sibyo dukeneye umubare w'abantu 30 wenda bagiye basibura amazina bijyanye n'ayo makesi kavuga bati abo bantu nibuzura hanya kugiye icyondi kubonana nk'amakuru babashakaho yego ntago bari bahamwa n'icyaha nanone burya ni nabyiza iyo unaganiriye n'umunyamategeko urumva atakugira inama ibi bintu niba nagusobanuza isobanure gutya bitwara muri uyu mujyi ashaka gusanga wowe uri muri ry'indimi uko bivuga atari ko byakavuzwa akagenda agira ingingo akongereramo so rero ni byiza kuri bo kabisa tubifurize gukomeza gukomera kabisa hari uwo ugati je nitaba weekend rangiye rwose kuba gufunza muri weekend zaza gufungura ryari ya no bishini sebaza ko nko muvandimwe yaza kubimenya atari kubanza kwikorera ubuko shadone zeri yabizi zine tore sana kuri bo kabisa Vugwa ko Mutesi Scovia yabashakiye n'abanyamategeko babunganira ariko kuva ku gatandatu avuga ko hariho ababyeyi babo ndetse n'inshuti n'imiryango bagiye kubasura ariko barabangira bababwira ko batemerewe kuba bababona ariko ku makuru Mutesi Scovia yatanze bivuze yuko abo banyamategeko bo bamaze kwemerwa kujya aho Rugaju Rigani na Rikari bari ndetse n'abo bantu bose ko bamaze gufata abantu bagera kuri 20 bose bavuga ko abo bo abanyamategeko bo bamaze kwemererwa kubonana nabo nuko ukuntu bimeze rero nuko
turacyakomeza gutoza iyi nkuru tuzomenya neza ese abanyamategeko uko bagiye kunganira aba bakekwa Rugaju Rigani na Rikari nkuko biruko ese Mutesi Scovia abanyamategeko kari bashakiye ese ikizere kirihe cyo kwizera ko umusore wacu dukunda Rigani ndetse na Rikari nabo bantu bose bagera kuri 20 ndetse n'uwo yaragiye gukora ubukwe kwa gatandatu taha kugira ngo turebe ko ubukwe bwe butahagarara. So turacyakomeza gukurikirana inkuru abanyamategeko hariho twashatse kuri telefone ariko ntabwo twabashije kumubona ni tumara kumutora turaza kumubaza ese bavuganye ibiki ibyo bavuganye bumvishe ko hariho ikintu bizavamo ku buryo ki tuzabona abasore bacu bari kongera gukora imirimo yabo isanzwe nkuko bahora. So turacyatohoza iyi nkuru ndazi ko nitumara kumenya ikintu kiri update namwe muraza kuba mukimenye. So mukomeze gukora subscribe muri kurikirane hano kuri Inaza Empire ndazi ko muzasobanukirwa reka tuwache